ngo niba hari mwene so ufite ibyo akennye by'umubiri akaba akeneye kurya akaba yambaye ubusa yaza ukuri bakagutakira ahubwo ati ndababaye ndashonje warangiza ngo ngaho genda ukubwe neza ndagusengera ngo Imana iguhe umugisha biravuze ngo kukwizera ntacyo kumaze uyu munsi ni njyewe ejo ni wowe uyu munsi ni njyewe ejo ni wowe gira icyo ukora uzibukirwaho si ngombwa kuba ufite ibyamirenge just a helping heart just a helping hand wigeze gusonza amenye ko inzara iryana gira umutima utanga tabara ubuzima bw'umuntu. Reka none tubifurize ikaze bakunzi ba University va muhereye hose hirya no hino ku isi ntabwo duhwema kubibuka kuko namwe mutuzirikana. Uyu munsi rero twaje kuza n'umundi kongera gutembera dusubira kuganiriza babakozi b'Imana babandi twigeze guhura n'ubundi bari mu gikorwa cyo gufasha abana bari bafite ibibazo bitandukanye. Uyu munsi turashaka kugira ngo tuganire kubigendanye n'ijambo ry'Imana baraza kuza kutuganirira birambuye. Reka tubahe ikaze kuri University. murakoze nitwa Ntiyakubwira Emmanuel donge ngize umugisha wo kubana namwe Imana niduhana umugisha. Murakoze cyane nitwa Emmanuel Pasiteri Emmanuel usibye ko munzi ku izina rya kavukire ariko ntacyo bitwaye iryuzi ryose ntacyo bitwaye bidufatanyiriza hamwe kuzana umugisha. Murakoze cyane muti bidufatanyiriza hamwe kuzana umugisha. Umugisha ni ibintu abantu benshi bakunda kuvuga ndetse abantu benshi bakunda kubikora ugasanga ni ibintu byiza umuntu mubwiye ngo Imana iguhe umugisha ariko nabyakira neza. Ariko none wenda icyo tugiye kuganiraho ubushize turi kumwe mu bikorwa byo gufasha abana ndetse no kureba uburyo babayeho mwagizemo uruhare runini cyane mu kwitanga. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ese ijambo ry'Imana ubundi uyu munsi na kera iyo bigereranyije ubona harimo irihe tandukaniro? Ubwo ni mu bihe bya kera ndetse n'uyu munsi. Urakoze cyane wenda ntaragusubiza kuri icyo kibazo kamere kuri kino mwari muvuze ngo iyo umuntu mubwiye ngo umugisha abantu benshi bakunda umugisha n'ubibwiye yumva bimunejeje ariko ndagira mbabwire umugisha ntabwo upfa kuboneka gutyo umugisha urakorerwa. Ari nayo mpamvu habaho uburyo bwo gukorera umugisha harimo gufasha abantu harimo kwitanga kugira ngo umugisha ubashe kuba ku muntu. Nsubiye ku kibazo wari utubajije ijambo ry'Imana uhereye kera uko ryari na n'uyu munsi niko riri. Bibiliya atubwira ngo abantu barasaza ariko ijambo ry'Imana ntirijya risaza. Uhereye kera kose uko ryari riri na n'uyu munsi niko riri. Niba ijambo ritegeka gufasha na n'uyu munsi ryacyari utegeka gufasha. Ijambo ntabwo rihinduka kuko n'Imana ntigihinduka. Ijambo ni ry'Imana ubwo Imana idahinduka n'ijambo ntabwo rigomba guhinduka. Niyo mpamvu twebwe bakristo b'iyi minsi tugomba guhagarara mu ijambo ni nako Imana idusaba. Imana itugire neza cyane. Na mugenzi wenda turaza kuza kumva icyo bivugaho ariko impamvu itumye mbivuga nuko uyu munsi iyo urebye ubona hari abakozi b'Imana benshi abasenga benshi ariko hakazamo ikindi kibazo gituma abantu bavuga ngo habamo abatekamitwe ngo mu ijambo ry'Imana. Icyo kintu cyo gitumye mvuga ngo ugeranyije kera n'uyu munsi ibyo bintu nawe waba ubiziho? Ni ibintu bigaragara birahari ariko nko tusanzwe tubizi igikorwa kijyanye no kuvuga ijambo ry'Imana ni igikorwa gikomeye ubundi cyatangiye gifite imbaraga. Bibiliya itubwira yuko ni imwe mu nshingano Yesu yasigiye abigishwa be. Yarabwiye ngo bagende mu mahanga yose bigishe abazemera bazabatizwe mu izina rya Yesu. Nyuma yaho rero ijambo ryagiye rikomerera hagiye habonekamo n'abandi bantu baryitwaza kubera inyungu runaka. Akitwa umukozi w'Imana afite ikindi kintu agamije harimo izo ndonke ariko twebwe nk'abakozi b'Imana b'iyi minsi turashaka guhagarara mu ijambo. Aho dukora
tudateganya ibihembo bya hano mu isi, twiringiye ko ibihembo byacu bituruka mu ijoro. Niyo mpamvu mu guhagarara mu ijambo rero habonekamo gufasha, hakabonekamo kwitanga, gukora mu buryo bugoye, kuko twe tuzi neza ko ingorano zacu zitari hano mu isi, tuzagororwa tumaze kugera mu ijoro. Murakoze. Wenda na mugenzi wawe yagira icyo tubwira ku bigendanye n'abakristo b'iyi minsi cyangwa se abavugabutumwa b'iyi minsi ugereranyije n'abakera, ibyo guteka mutwe bivugwamo, nawe ngira ngo hari ikintu bizobyanga bikunda ibyo bintu muba mubyumva cyane. Urakoze cyane. Aha ndagira ngo masobanure ntatinze. Kristo yagaragaje ko mu bihe nk'ibi bigaragara nk'ibya nyuma hazabaho abiyitirira izina rye benshi, kandi ni nako bimeze. Ariko aravuga ngo abanjye by'ukuri muzabamenyera ku mbuto bera. Mbere y'uko umuntu wumva ngo ni umukozi w'Imana, banza uperereze umenye ngo ariko uko gukorera Imana yikorera ate, afite mirimo ki, yitwara ate aho atuye, mu rusengero asengeramo yitwara ate. Ibyo nibyo bizafasha abantu bafite ikibazo nk'icyo warumbajije cyo kumenya gutandukanya umukozi w'Imana n'utari umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana uko yitwara bigaragaza ko ari umukozi w'Imana. Bivuze ngo uwari ufite icyo kibazo wese, mbere y'uko umuntu akubwiye ngo ndi uwa Kristo, banza urebe ngo agendera mu nshingano zo Kristo amusaba, imbuto, iyo mirimo. Buri wese rero iki kibazo si ubwa mbere, si we wa mbere ukimbajije, ariko Kristo yabivuze aravuga ngo abanjye by'ukuri muzabamenyera ku mbuto zabo. Abatazi imbuto ndabigereranya n'umuco. Umuco w'umukristo ugaragaza ibikorwa byiza. Igihe umuntu utamubonaho ibikorwa byiza, uwo ntago ari uwa Kristo, ni icyitiriro. Ariko uwa Kristo by'ukuri uzamumenyera ku mbuto yera, umuco we uko yitwara. Ibyo bizagufasha kumenya itandukaniro ry'uwa Kristo n'uwumwitirirwa atari uwa Kristo by'ukuri. Murakoze. Murakoze cyane. Hanyuma wenda pastor, hano ufite Bibiliya, dusomera ijambo ry'Imana ho gatoya, ubanze uri dusangize, mudusangize ku ijambo ry'Imana ho gatoya, ubundi tubanze tujye mu mwuka neza, tumanukemo rwose turimo twumva ukuntu ibintu bimeze. Murakoze cyane. Ntago ndi bujye hirya cyane ya kino kibazo wari utubajije kijyanye n'abakozi b'Imana ndetse n'abitirirwa Imana. Hari icyo Bibiliya ibivugaho, nkuko pastor mugenzi wanjye yarabivuzeho. We yaravuze yuko abakozi b'Imana by'ukuri tuzabarebera ku mbuto bera. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa Yakobo ibice 2, dusome umurongo wa 14. Umutwe uravuga ngo kwizera, uburyo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ubwo ndi kuri ya ngingo yo kugira icyo ukora nk'umukristo w'Imana. Ngo bese bene data, byavuga iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususurukirwe uhage, ariko ntamuhe ibyo umubiri ukennye? Byavura iki? Niko no kwizera iyo kudafite imirimo, ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Imana itugire neza cyane. Aha Bibiliya bivuze neza, nkuko natangiye mbivuga. Umuntu araza akabwira ngo Imana iguhe umugisha. Iryo jambo ryonyine ntacyo rivuze. Umugisha uri kumusabira, umugisha ugira aho ukomoka. Bibiliya tubwiye ngo kwizera iyo kudafite imirimo kuba gupfuye. Bibiliya yatanze urugero ngo niba hari mwene so ufite ibyo akennye by'umubiri, akaba akeneye kurya, akaba yambaye ubusa, yaza ukuri bakagutakira ahubwira ati ndababaye ndashonje, warangiza ngo ngaho genda ugubwe neza ndagusengera ngo Imana iguhe umugisha. Biravuze ngo kwizera ntacyo kumaze. Kandi koko mu minsi ya none dufite abantu badashaka gufasha, abona igikorwa cyo gufasha nguko kugira ngo yite kuri mwene se, ugasanga ntacyo yimubwiye, kandi ugasanga ni umukozi w'Imana aravuga ijambo ry'Imana, ni umuririmbyi araririmba, ariko ibintu bijyanye no gufasha kugira ngo ashimangire kwizera kwe gukomere, ugasanga ntago babyitayeho. Ndabatangariza mbabwira ko kwizera nkuko ufite uko kwizera
nta byiringiro by'ijuru. Kwizera nyako ni ukwabara n'abababaye, ukishimana n'abishimye, kandi ukagira n'agahinda n'abagafite. Imana itugire neza cyane. Bibutse ko ubutunzi dukora hano mu isi tuzabusiga. Bibiliya itubwira yuko twaje mu isi ntacyo tuzanye, nta nicyo tuzakuramo. Kurundarunda ubutunzi rero ntufashishe mwene so ubukennye. Bibiliya tubwira ngo icyo gihe ngo mwishakire mubikabike ubutunzi bwanyu aho ingese n'inyenzi zitagera. Aho nta handi. Hari umukozi umwe yigeze kuvuga ngo iyo turi hano mu isi ntabwo tuzashimirwa ko twabayeho neza, nitugera mu ijuru tuzashimirwa uburyo twabanye n'abandi. Mbibutse ko mu ijuru ntabwo bazi imyenda nambaye, no, ahubwo bazi imyenda uwo nambitse, uwo niwo murimo uzamerekeza. Mu ijuru ntabwo bazi ibiryo nariye, ahubwo bazi uwo nagaburiye ashonje, ibyo nibyo bizamerekeza. Mu ijuru ntabwo bazi amafaranga afite kuri konti, ahubwo mu ijuru bazi ninde nafashe kuri aya mafaranga mbitse. Niyo mpamvu kugira kwizera kwacu gukomere dukwiriye kujyanisha n'imirimo. Mwene se yabaye ukabanana nawe, ariko atari kumubwira ngo ihangane, koresha uko ushoboye umufashe mu kibazo. Biratubwira ngo umuvandimwe abayera undi gukura undi mu byago. Imana itugire neza cyane. Niyo mpamvu rero mbene data ari abankurikiye n'abandi dusangiye kwizera, dukwiriye kugira imirimo dukora nizaduherekeza. Ejo bundi ahangahe imanda y'Imana izavuga. Bibiliya mu byahishira avuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Umwuka akavuga ngo nibaruhuke imiruho n'imihate, kuko imirimo yabo igiye ibaherekeje. Kuki yavuze ngo baruhuke imiruho n'imihate? Nuko mu isi harimo ubuzima bugoye, turakora tukagorwa, ariko ibyo twakoze ntacyo bizamara, ahubwo uburyo twafashije bene data, uburyo wafashije umuntu ubabaye, uburyo wafashije umuntu wakuganiye afite agahinda, uburyo wafashije umuntu ufite umubabaro, nibyo byonyine bizaduherekeza. Turi muri uyu murimo rero, aho kwigwizaho amafaranga, aho kwigwizaho ubutunzi, reka tugwize abantu bababaye turi kugenda dufasha. Nibwo Imana izatureba iri mu ijuru ikumvira twishimiye. Imana itugire neza cyane. Urakoze cyane. Utubwiye ijambo rikomeye kandi ryiza, niza ko ryubatse bamwe cyangwa se abandi. Byanga bikunda nubwo abantu baba ari abakozi b'Imana bakavuga ijambo ry'Imana. Muri no minsi dufite n'abaza gusengera abantu mu rugo, cyangwa se sinzi ukuntu babyita, ngira ngo murabindusha. Muraza kuza kudusobanurira. Hari n'abantu berekwa, ese ubundi ibyo byiciro ubundi bigenda bite? Hari abantu berekwa, hari ababwiriza gusa, hari abavuga ijambo ry'Imana ibyo gusa, bintu nk'ibyo, n'ababwiriza mu nzira. Ibyo bintu bitandukanira hehe? Ubundi biza bite? Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Ubundi ikintu cya mbere ni ukubanza ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Aho iyo umaze kumwemera akaza mu buzima bwawe, ukarushaho gukiranuka, ibyo wari uvuze nibyo bita impano z'Imana cyangwa se impano z'Umwuka Wera. Iyo ubanye n'Imana neza, ugatindana nayo kandi ugakiranuka, Umwuka Wera aza muri weho. Iyo aje hari impano azana, harimo izo zo gusengera abarwayi, harimo izo zo kwerekwa, guhishurirwa, ndetse n'iz'ibitangaza nazo zizamo, ariko biterwa n'uburyo umuntu abanyemo n'Imana, kandi izo mpano zigenwa n'Umwuka w'Imana. Ntabwo ari ibintu ugenda uvuga ngo ndabifatisha, ntabwo ari ngo nzabikura hano, oya, ni ijuru ribitanga, kandi n'Umwuka abitanga ashingiye ku mpamvu y'icyo uzamarira abantu. Ni muri urwo rwego rero uzasanga hari umuntu werekwa, agahishurirwa, akabasha kumenya ibiri imbere, cyangwa se akamenya ibyabaye, akamenya n'ibiri kuba. Izo zose ni impano z'iki? Z'Umwuka w'Imana. Iyo wabanye n'Imana ukirinda icyaha gisa nacyo, kandi ukera imbuto zikwiriye umuntu wihannye, ijuru rirakwishimira, Umwuka Wera akaza kuri weho, nuko akazana n'izindi mpano zose nk'uko zanditse muri Bibiliya. Imana itugire neza cyane. Urakoze cyane kuri aya magambo meza utubwiye. Ubu se wowe nkawe ubwawe, umuntu agushaka cyangwa se umuntu agira avuga ati pastor inyigisho ze zanyuze, ndumva uwo mukozi w'Imana, hari ukuntu umuntu abivuga muri comment cyangwa se abantu ugasanga nyine bishimiye umuntu. Ubundi umuntu ugushaka yakubona ati? Yes, byiza cyane, ndaboneka, ndahari. Umuntu ashaka, mfite nimero yamboneraho. Nimero yanjye ni 078 23 60 40. Ari ukeneye ubufasha haba mu ijambo ry'Imana cyangwa se n'ubundi buryo bwose bushoboka bujyanye no gusengerwa, nta kibazo yahamagara kuri iyo nimero iri no kuri WhatsApp,
amakuru yose ashoboka twahura tukaganira. Mugenzi niba hari ikintu yatubwira tugana ku musozo yagira icyo atubwira tugenda dusoza. Urakoze cyane. Ubwo duherukana twari ku kiganiro kijyanye n'abana kandi byagize umumaro ariyo mpamvu uyu munsi narushijeho kuba nakangurira abantu nk'uko mwene data yabivuze mu ijambo ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Tugiye rero kureba dufashe ujye mu byakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 36. Ntago ninda cyane ariko ndashaka kuvuga kuri iyi mirimo ubwo duherukana mwari mu murimo mwiza wo gufasha abana kandi byagize umumaro. Icyo nenda kuvuga rero umumaro w'ibi nkatangariza n'abagize icyo bakora n'abandi bazagikora kuko umurimo w'Imana urakomeje. Ndenda kubabwira yuko imirimo dukora tuyibuka iturengera ku munsi mubi. Karibu wadusomera iryo jambo ry'Imana. Ibyakozwe n'intumwa 9 umurongo wa 36. Umutwe uravuga ngo Petero azura Tabita. Ngo kandi Yopa hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita, risobanura ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ararwara arapfa. Bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Kandi kuko iruda hari bugufi bw'Yopa, abigishwa bumvishe ko Petero yari bamutumaho abantu babiri baramwinginga bati ngwino uzi wacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo, asohoyeyo bamujyana muri cya cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Petero abaheza bose, arapfukama arasenga, ahindukirira intumbi ati Tabita haguruka. Urakoze cyane. Gezaho iri jambo buri muntu wese unkurikiye, iri jambo ibyakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 36. Nawe ufite Bibiliya umwizera wese azarisome. Ni ijambo rizagira umumaro ukomeye mu minsi yo kubaho kwawe. Nendaga kubabwira ubwo twari kumwe n'iri tangazamakuru tuvuga inkuru y'abana, nagira ngo mbabwire yuko uwagize icyo akora wese kibasha kuzamukiza ageze ku munsi mubi. Iteka iyo ugeze ku munsi mubi, Imana igukiza ishingiye kuri cyagiye wari ufite amahoro n'umudendezi icyo wigeze gukora. Ngo uyu mupfakazi yagiraga imirimo myiza, ngo ayigira gifite ubuzima, ngo none igihe kigeze ngo aza kurwara arapfa. Amaze gupfa abapfakazi baza kuziwe bararira, bariko muri kwakurira ngo habonekamo umwe bati Tabita koko arapfuye, n'imirimo myiza yankoreye yandodeye ikanza dodera abana. Akibivuga ruri hepfo nawe atuzi ibyo yankoreye, akibivuguza undi nawe nuko ngo ruburuhererekane. Ngo bo ubwabo bahita bahuza inama yuko Tabita tagomba ibye kwitagomba kurangiraho. Ngo bafata umwanzuro batumira umukozi w'Imana arizo za mpano yakubazaga ngo tujye twumva ngo bamwe basengera abarwayi, ngo abandi ngo bavuga ubutumwa mu muhanda. Ngo rero icyo gihe hariho umukozi w'Imana witwaga Petero. Ngo barangije bamutumaho, ngo bamutumyeho bafite ibyiringiro bikomeye yuko agomba kuzura Tabita. Petero bamutumaho, ngo arangije araza arasenga, ngo ariko yumva inkuru zabo bagore bose, yumva yuko Tabita agomba kongera kugira gute kubaho. Icyatumye Petero nawe yumva ko Tabita agomba kubaho niki? Ni imirimo myiza yari yarakoze yabonaga kuri Tabita. Ngo arangije arasenga, amaze gusenga ngo Imana ikora igitangaza, Tabita yongera kubaho. Tabita yongera kuba muzima. Ushobora kwibaza ngo impamvu Tabita yabaye muzima ni iyihe? Ni imirimo. Ndagira ngo nkubwire ngo ushobora kuba ufite uburyo
uburyo bukaza kugenda ariko ugifite bwa buryo ukaba warakoze neza. Imana ibyo ibishingiraho ikakwibuka ikongera ikagarura ibintu mu buryo. Ndagira ngo nkubwire ngo ushobora gukorera Imana mu buryo ubonye ejo iminsi ikaba mibi, ariko bwa buzima bushobora kongera kugaruka bukanikuba kubera ko hari imirimo myiza wakoze. Imana itugirire neza cyane. Ndakangurira buri muntu wese unyumva, gira icyo ukora mu gihe ubona ufite uburyo, nugera ku munsi mubi Imana izakwibuka. Uburyo ufite nubwo kugira ngo ukore hanyuma nawe uzakubirwa. Ariko ibihe umwe padiri niwe wavuze ngo ibihe birasimburanwa iteka. Hari igihe ibihe bisimburanwa bikaba bibi, ariko muri bya bihe byiza iyo wakoze neza ibibi ntibigutindaho. Ariko hari n'igihe ukora ibyiza muri bya byiza bikagumaho bikanikuba. Nendaga kubwira abantu rero bankurikiye, niyo mpamvu ahantu nashatse kuhatinda nshimira abiteguye gukora n'abakoze, mbabwira ngo iyo mirimo mukora Imana izayibuka. Gufasha imfubyi Imana izabyibuka, gusura abarwayi kwa muganga Imana izabyibuka, uwo wagaburiye yabura Imana izabyibuka. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyo watetse mu rugo iwawe ukabirya n'abana ntabwo Imana izabimenya. Ariko ibyo watetse ukikorera ukajya kwa muganga, nuza yawe irahari, video yawe irahari, ngo nugera ku munsi mubi. Ngo Dawidi aravuze ngo sinigeze mbona umukiranutsi upfa cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize. Yabikuye he? Nuko yabonye ko imirimo y'umukiranutsi igenda ibyara umugisha. Umunyarwanda wacu mugana aravuga ngo ukora neza ukabisanga imbere, wakora nabi nabwo ukabisanga imbere. Ubwo se tuvuga iki? Imana ibaho umugisha. Yesu abagirire neza cyane. Urakoze cyane Pastor. Wenda nawe sinzi niba umuntu ashaka kukubona nawe mu gihe yaba gukeneye, hanyuma ukatubwira ubundi tukagana ku musozo kuko ntacyo narenzaho ku byo muvuze. Urakoze cyane, turabashimiye kongera kudusura, kandi Imana ibaho umugisha. Ndaboneka kuri 0788 950 668. Yesu abaho umugisha. Murakoze cyane. Ngira ngo wenda nk'abantu b'abakozi b'Imana dusoza, reka mudusengere mudusabira umugisha natwe tuwujyaneho. Mana y'imbaraga, Mana y'ubutware n'ubushobozi, Imana yuzuye ubushobozi bwinshi kandi Imana irebera hose icyarimwe. Imana yemeye yuko uyu mwanya ubaho tukavuga ubutumwa bwiza bukagera ku mpande enye z'isi. Sabiye umugisha iri tangazamakuru rifasha umwanya rikamamaza ubutumwa bwiza mu izina rya Kristo Yesu rifite imbaraga. Ndahanura kwaguka, ndatura umugisha wo gukomeza kuzamuka kw'iri tangazamakuru kugira ngo Mwami Imana izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Ndinginze ngo ujye mu byabo Mwami uko bateguye gukora uyu murimo, nawe ari kubashyigikira. Imbaraga zidasanzwe arizo zibabaho. Lesite kire de shine meni ya drame. Umwuka w'Imana akore mu buryo budasanzwe. Mwami Imana ugere kuri iyi komite y'iri tangazamakuru, ibintu bitangire bigende neza. Leze kitayi de bere de tayi. Umwuka w'Imana akore mu buryo budasanzwe, imbaraga z'Imana zireme mu buryo budasanzwe, bityo icyubahiro cy'Imana kiboneke. Mwami Imana reka umugisha uva mu kuboko kwawe ube kuri iri tangazamakuru. Aba banyamakuru Mwami Imana ubagirire neza, ubateze intambwe, kandi nabo kubw'uyu murimo ku munsi mubu uzabibuke, kandi Mwami Imana bagezaho rukomeye uzababera Imana. Kandi bari muri ubu buzima bajye babona ukuboko kwawe. Bari muri ubu buzima icyo bagerageje gukora cyose bajye babona umugisha. Abaduteza amatwi nabo tubatuyeho umugisha ukomeye, kuko bafashe umwanya nk'uyu bagakurikirana ubutumwa bwiza. Ndinginze cyane ngo nabo babone kuri uyu mugisha, nabo babone kugirirwa neza nawe, bityo izina ryawe Mwami rishyirwe hejuru. Tubatuyeho umugisha, kandi duhanuye gukomera, duhanuye kwaguka, kandi duhanuye guhinduka kw'imitima ya benshi bazumva ubu butumwa. Urakoze Mwami Yesu,
ngaho izina ryawe nirihabwe icyubahiro, umugisha wawe nube ku bawe, kuri aba turi kumwe n'abaduteze amatwi bose ubaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze cyane rero naho ubutaha. Murakoze nawe. Let's come together to heal this world. No need for dollar to heal this world. Love and humanity, hello. Just give a helping hand, hello. Give clear visuality, hello. Just need a helping hand, hello. To heal